tugiye kwakira mama Konso, umubyeyi wuzuye ubumana. Haleluya, mumwishimire cyane, mumukomere amashyi. Haleluya. Mama Konso, ikaze kandi murasa neza cyane. Twashaka kubaza ku bintu bijyanye na self care. Ese umudamu muri iki gihe cyacu, murabanza mutubwire muri cyacu abagodly, hari abagodly batoye n'abagodly bakuru, wenda mushobora kubihuza. Ese kugira ngo twikunde twakwitwara gute? Hari igihe usanga twiyitaho ari uko tugiye gusenga gusa, tukiyitaho tugiye gufata amafoto gusa, ariko wansanga mu rugo ugasanga ukunsa ntiwanamenya. Ese umugodly yitaho iyo asohotse gusa cyangwa abaho ubuzima bwo kwikunda no kwiyitaho? Murakoze. Yesu ashimwe. Nge nitwa Konso Ruboneka, nkaba ndi umu women, nkaba ndi umu noble, nkaba ndi n'umugodly. Ku byo mwari mumbajije, twatangiye neza, batubwiye uko mu mutwe hagomba gukora neza, cyangwa iyo turwaye uko tugomba kubikora, batubwira ibyo tugomba kurya. Ariko hari n'ubuzima bwacu bwa buri munsi butari ukurya kandi tukiri bazima, ni ukwikunda. Iyo mvuze kwikunda ntabwo mvuga egoisme, ntabwo mvuga kwikunda, ariko ndavuga wowe kumva ukunze uwo uri we, uw'Imana yakuremye uri we. Amen. Ijambo ry'Imana riravuga ngo Imana yaturemye mu buryo bw'igitangaza. Amen. Rero natwe tugomba kwikunda. Hari igihe, hari imyaka abamama tugeramo, ukumva ibyo bintu byo kwiyitaho utangiye kubivamo, ukibaza ngo ni ibintu by'abakobwa bato, ukibaza ngo ni ibintu abakobwa bagishaka kurambagizwa, cyangwa ukagira ngo ni iby'abagore bato bakimara kujya mu mago. Ariko ntabwo ari byo. Kwiyitaho ni ibintu bibaho ubuzima bwose, ntabwo bigera aho bitangirira. Rero iyo mvuze kwikunda, ntabwo nitumara gukora ibyo batwigishije, ibyo biro bikagabanuka, tugasinzira neza, hari ibindi bintu. Wambara ute? Wisiga iki? Hari abantu bazi ko ushaka kwisiga makiyaje cyane, ukaba aho uciye ariko wenda amavuta yandi wisiga ku mubiri atari amavuta meza, ukisiga amavuta mabi, ntiwite ku misatsi yawe. Hari abantu tujya tubona agenda akagira ibisuko akabimarana amezi. Niba udafite amafaranga menshi yo guhora ukora imisatsi, yikate ariko ise neza. Ntabwo tugomba gusa n'abandi bose, ushobora gusa nk'uko wowe ushaka ariko ugasa neza. Hari ibintu byo mu mago usanga, ndabivuga mu byiciro. Hari abadamu bafite abagabo, bo baragerageza, ugasanga kubera ko umugabo ari butahe bakubuye, bakoropye, ariko akabikora kubw'umugabo, ntabwo abikora kubwe. Tugomba gukora ibintu ku bwacu, ku giti cyawe, ukumva ko ugomba kuba mu nzu ifite isuku, atari ukubera ko harimo abandi bantu, ari kubera wowe. Iyo suku ikaba naturelle kuri wowe. Hari uko twifata ku mubiri. Hari abagore usanga iyo umugabo yafashe voyage, ubwo
ibyo gusasa bikaba birapfuye bakarira mu gikoni agatangira gufata isahani akarira n'importe où. Ikunde uhore uryamye mu buriri bwiza ahari adahari. Amafaranga udepansa ku nkweto n'isakoshi uye nayo depanse no kwishuka. Amafaranga utanga ku bindi bintu bigaragara uyatange no kuri sous-vêtements. N'aba single mothers ntabwo bivuze ngo kubera kuba wenyine gugomba kwitwara uko wishakiye. No, ikunde wowe wireba uvuga uti I'm a beautiful woman. Wow, wow, wow. Nusohoka umuntu nazi wabaga komanga utari umwiteguye ntiwiruke ngo uvuge ngo arasanga ameze gute, arasanga asa gute, ibi bintu nambaye ngurarane t-shirt ya Bralirwa kubera ko bayiguhaye nka kado ya publicité. Twige kurara mu myenda myiza isa nk'iyo dusohokana cyangwa iyiruta, sibyo? Mu gitondo niba cyangwa no mu rugo rwawe hari igihe dutegura flowers kubera ko twiteguye abashyitsi. Ushobora no kutagira nyinshi ariko ukagira nibura udufleur tubiri mu rugo cyangwa ukazitera. Abenshi hano bafite amazu, bafite amajardin, aho ugasanga jardin irimo gazo gusa nta gafleur kabamo. Tera udufleur ujye ukata ushyire mu nzu, ushyire kuri plateau yawe ya petit déjeuner, utangire umunsi uri ikindi kintu ni imibavu. Turabizi twese nk'abadamu dukunda imibavu, dukunda perfumes, ariko tujye tumenya n'amaparfum atubera, ntitwisige n'importe quoi. Kandi ntiwisige parfum ibindi bintu byose bindi utabikoze. Yeah. Nukuri hari igihe usanga hano malheureusement, simbizi wenda turi kuri YouTube, ariko hari nk'igihe umuntu yambara nk'umwenda wagira gutya gato ukabona bretelle ya soutien hari ukuntu. La beauté d'une femme, ubwiza bw'umugore butangirira ku isuku. Umugore ufite isuku nubwo yaba atari mwiza aba mwiza. Ikindi ni ukuba feminine, ntitukigira abagabo, Imana yaratugize abagore. Ngo wumve ushobora kwitwara uko wishakiye, urambara ibintu bitakukwira cyangwa bitakubereye, ngo wowe ngo uri umugabo uri manke. Nta by'ubugabo buri manke, uri umudamu, ugomba kwifata nk'umudamu. Rero numva ari ibyo navuga ku bintu byo kwifata neza, n'ukwikunda from the smallest things kugera ku binini. Ibyo tubona twaje gusenga it's good, ariko ibyo tutabona byo bimeze biti. Ese ugira nape nziza mu rugo, cyangwa iyo abashyitsi bagiye kuza urapanika ukavuga noneho ngewe kanaka sinzamwemvita kubera ko iwanjye ntago mfite ibi, ntago mfite ibi. Hano mu Rwanda dukora made in Rwanda y'ibintu byiza cyane kandi byinshi. So kwifata neza no gufata urugo neza birajyana. Rero ndumva ari wow. Wow. Mbere yuko mugeraho muri kuryoherwa? Mana nzajya ntegura indabo buri munsi, nta bintu by'abashyitsi. Wow. Mama Konso murakoze, muraduhuguye kandi twese ndetse n'abadukurikiye.
kwitaho twabyumvishe ni byiza, kandi tumenye ko turi abagore bagomba gusa neza, bagomba kwiyitaho, kandi si iby'inyuma ahubwo n'imbere. Ese ibi byose umugore yabigeraho gute? ndagira ngo nsabe Fifi adusomera icyanditswe kiri mu Migani 31, ubanze usome umurongo wa 11. haravuga ngo umutima w'umugabo we uhora umwiringira. Wa 13, sorry, excuse me. Ashaka ubwoya bw'intama n'imigwegwe, anezezwa no gukoresha amaboko ye. Amen. Amen. Wakongera ukamanuka ugasoma kuri 16. Yitegereza umurima akawugura, awutezamo urutoki mu by'inyungu ivuye mu maboko ye. Amen. Amen. Ibyo byose kugira ngo umuntu abigereho anabyishimemo, nuko wagomba kuba harimo participation ye financière. Ntabwo tugomba kuba abagore bategereza gusa ko abandi bantu badufasha. Abafite amagabo akavuga ati ngiye mfite umugabo, I don't need, umugabo wanjye afite byose, ntabwo nkeneye gukora. Cyangwa se ukavuga uti mfite abana barantunze, mu bamaze gukura wenda badafite abagabo, njyewe numva ntacyo nakora. Ako buriya kugira ngo na ya mental health ikore, ngira ngo Pastor Chantal yabitubwira, gukora nabyo bituma umuntu akomeza akaba jeune, kuko uratekereza. Rero dukeneye gukora, no mu iyerekwa rya Apostle birimo, tugomba gukora tugatahana envelope. Haleluya. Rero umuntu, iyo ibyo byose twavuze harimo participation yawe, iyo nzu isa neza, umugabo ashaka kugura inzu nziza, akagura meuble nziza, ariko wowe niba ushaka gutegura indabyo ari wowe waziguze, niba ushaka kugira iyo nape nziza, niba ushaka kugira ayo mashuka meza ari wowe wabiguze, nawe uzaba satisfait. Umugore agomba gukora. Turacyari bato. Amen. Hano nubwo twitwa abagodri, nubwo twitwa aba wise, abafite imyaka itabemerera gukora nibo bake, ariko abafite imyaka yo gukora twakura amaboko mu mifuka. Wumvise ngo umugore ngo arambagiza umurima akawugura. Tugomba kuba abagore bafite projet, bagira za strategie, bibaza mbese nabikora gute. Eske hari abantu barimo baratanga za grant hano hanze, niba ngewe ikintu uzi, ukishakamo ikintu uzi akaba ari cyo ukora. Niba uzi gucuruza, curuza, ariko ucuruza ibintu nabyo ukunda, kuko nujya gucuruza ibyo udakunda uzaducuruzaho ibintu bibi, sibyo? Niba uzi kurera abana, uri umuntu ufite patience nyinshi, kora crèche, wirirwe urera abana b'abantu bagiye ku kazi, babakuzanire, ubarere neza, ariko do something. Ntube wa wundi. Niba uzi gukora amajardin cyane, uri duwe, ujye ubwira twese, uzi utubwira uti ufite jardin ariko mbona itameze neza, nayigukorera. So ibyo gukora ni byinshi, tuve mu bunebwe. Imana ntabwo ikunda abantu b'abanebwe pe. Uriya mugore wo muri Proverbe 31 mu Migani 31, Imana imuvugaho, bamwanditseho kubera ko ari umugore w'umwete. Ngo no muri hiver, no mu mbeho yambika abantu bo mu rugo rwe. Ngo abyuka kare agatunganyiriza imirimo abajabe, akababwira buri wese icyo agomba gukora. Ni umugore utagira ubunebwe, yihesha agaciro, n'umugabo we akaba yamwubaha kubera ko atari umunebwe. Ndumva ari ibyo navuga. Wow. Iyi ni full package. Hallelujah.